nka Kasuku twese tuzi ngo ni wa mipango mbese ngo umwami w'abagore no umwami w'abagore nyine impamvu avugana avuga bya bitoro ariko uramubonye kuvuga ngo agashira mwana umuntu w'umugabo ufite ubwenge unatekereza kigo ginga kiratombafu nyagana nyoto tumbafu aragutuka mani sinya nutaka niko reka mubwira Kasuku yego wambwawe nimbwa Kasuku wa mipango mabere ya nyoko gashibutisi kabuno k'inguru umva ko wigize umwami ngo uze gutukana reka nanye mu manukenya kumanukanye bakujyana usoronya ngo tabura magufa yimbwa bro nogo njya nukana ariko Gasuka sigatukana tutse ubwoba mwana hako tukajya hade nawe mutuka tukajadi ko hade n'umutinganye nahoze nawe uracyabirimo rero nawe uracyabirimo buretse twubahana hari igihe umuntu abazi ko urumva uko umuntu atazi gutukana akumva ko yifatanye Jad kuko atazi gutukana Jad ngereka none umuvuge mu kibuye nuko nyine nawe uri umutinganye ntago rana bivamo kujya byemera nago yimutinganye uri umutinganye yigezanye ngo njyewe ndi umwami w'abagore ko ndi kayusi n'ingegera nanuza n'ingegera reka mubwire ingegera dufite hano mu Rwanda kuri social media hazevuge hari kayusi n'ingegera sibyo hari uwo bita Kasuku ingegera iruta izindi zose Nega amatwi Nega sikunda mwemera Kasuku mwemera miki kuko afite ibibere bingana nk'ibya fisi nyamunini mwirambwa ngo ni fisi nyamunini nakine filimi kanyambura ikanga kunyishyura ngo muzo ari urusenda cyenje ko none uyu munsi so wezanye soja ngo niye muri fisi nawe umwisiga fisi nawe ari mu mbwa yigira ngo umwisirama fisi nawe nshuti yawe akora besha ntango rubari fisi twaturi kumwe mugashekero dukirisha hibenzi aho dukoresha ibiganiro tuzi katayijya avanga amene amaze kugingurura ingegera akajyana nukurubana rubwata biza mubekera reba darutume barugenda ngambwirizo ngegera uvuga banzu zirangiye yari ingegera dufite hari kayusi hari fisi nyamuni sibyo hari nuza Kasuku wa mipango umwami w'abagore ziba sibyo matina umubwire uwo ntatahe ukajya ngo sinde guhamiriza Vrema twubahana nagutuka kuba nushaka nagutukuza amaraso cyangwa utukuza akabuno kawe wanusha gutuka umwana rwajundi ni ngapfusha umwana rwajundi baba we ubu ngututse ngo katumbura unero urimo gakubitwa amaboko y'ingurube mu bitugu umugenda yego nukunutse tumanuke reka dukomeze tumanukana oya buretse oya na sakari mu ngegera nose ninya kubivuga agiye cyararondaga oya dore impamvu sakari mu ngegera ndabivuza wico byagaciye ubundi navuye muri toilette reka bigeze kuri nawe mu manukire siyaka manager ceke tu dakina n'abana ukina n'abanyina akina n'abanyina azakibuka kinye na nyina ndakaswenge nereka nza ututse fisi ututse Kasuku ututse siyaka yego wenda kayusi ruzagayura ruzagayura uramushyirahe ruzagayura nge nakuze mubona kuri social media ruzagayura ikintu kimutunze ni indaya sininya kubivuga ruzagayura akaba afite imodoka ruzagayura aba afite inzu ariko ikintu kiza nge ruzagayura ndabikubyiye aho uri hose uzapfura indaya uzicwa na sida uzicwa n'imitezi ruzagayura nako abantu bamuzi nuwaheya ngomuki ruzagayura rutamuzi bose bakimenya ubundi agira YouTube se araza kakukubita ubucane ngo nkiri iki kiganiro kuri YouTube naca nagira inzererezi yibereye aho ngaho najye mu mutara bazamukubita nko bakwiteyo baba nikorera amasoko kose nagenza ndabona rwa rukiko cyubahiro nakubonye muri rukiko rwawe na siyaka mwashinze rwa rukiko ruremeye mu Rwanda ribiraruza leta iraruza ase rwa rukiko rwanyurwe kwangwe ruremeye urukiko rwacu urukiko gusubikira abantu imyaka 2 mbese umunsi siyaka bamukubise wakajwigawera batuzamukatira ingana ni burundu ndaga ngiye gushinga urukiko abandi bashinze tubeshano urumva bashinga n'ububari abandi bashinga inkiko urumva akoma siriyaganda nikamatsi urukiko rwa Kigali yuzu 250 ruhagaye nawe se yako rushyiko rwisumbuye rukuru rukatire imanza zisubitse uraruzi umbeshije arimo gukatira nanuza n'akazungu deni urakoze cyane azigiye MATSIKO rega MATSIKO nanjye agiye kazungu twamukatiye igihano cya burundu gisubitse y'umwihariko akose kamubaza bya bintu tirabizi siyakoze kasaze yakarasaze wana nituvuga siyakaze mweceke tu arasaze ashinze urukira se rwanditseho ngo bwase mwazatweretse icyapa tukakuntu yanditseho se barahaburana tuzashyira Kigali yuzi urumva
rw'abakatize ndagukatiye ndagusubikiye abayo tumaze bose kuko ibyaha bazaca muri rukiko ako gasuka arakica gasuka araje manukire so ku gasuka tukana araje gutukira umugabo Sadunda ndimo kubona Sadunda ngo yaravunitse akaguru urashatse kurwanya ubuyobozi Sadunda ngo yashatse kurwanya ubuyobozi ngo agiye kwikorera za nkuru ze bisanzwe ngo bakubise umuturage ashaka kurwana ngo afite biga bamushyize mu nkoko none ari mu mbago Sadunda uri mu biki muri iki gihe ari umuntu urwanya na leta ariko urumva ikindi tugaje inyuma gato ntago bugize bamukubita ngo yasimbutse ajya he yaragiye yikanze inzego zirarotanwa yikanze inzego aguye ngo niba ari muri rigori aravunika ko nabonye ikiganiro kwango aho abayobozi bari nabo ubwabo si batuje ejo ntabwo batora igihugu arimo n'iki ntabwo batuje ejo muzabibona no kunosa ntabwo ubuyobozi butuje baje reka tukaniyeranje kase MATSIKO yaraje mu biki koko sibyo reka tuzitwira uyu muntu arituje ntumusagarire oya amaze kuba mwiza uko namusanze asa igikara njya mwigishije kwitera amazi mwigisha koga aracye neza ugashaka kumugisha n'ibindi reka tuniyeranje tujye mu cyumba tuganire nk'abantu tuganire bose ikintu akuriba kuntu cyagiye mabujije undi bintu barimo gukora na boss babyibuka umva boss na mabujije baba Iko MATSIKO kujya kuri YouTube biragenda bita ntabibona boss wawe no se yo boss wanjye no se reka nawe azamenya ko natwe tuba tubishaka Mwiriwe yego niko kuvuga muraho yego makuru yanyu ni karibu atotwe mu masuku Matsi yo meze bite salama mbese uno munsi niwo kwibereyemo umunsi mwarimo mwana makuru iminsi neza batwabandutsa tutana mbese ibi ngibi birimo ko noneho nibiye amasuku ni bwoko ntabwo tubashuje twaba tubanduje oya hano se nasigaye yibera Matsi naje kwisabira akazi ko mu dopa reka da naje kwisabira ibyo wakoraga akazi k'ubutinganyi se ngiye kuva nava mu butinganyi sibyo nararebye ndavuga ati ngewe nimba ndetse ubutinganyi murabizi n'indwara nakuyemo yateka ngiye kwihigira akazi ko mu rugo naje nakira umubyeyi ndamutakira bihagije ambye ati ngenda naragukurikiranaga ku social media ati mbonye ko avuye mu butinganyi numva biranshimishije ambye ati ngo ube hano nzaza ngwemba makeya nzazana nakugaburira ntanzo ba wishyura ibihumbi 12 pe ni 12 amembe nose kamenya 12 akanyambika sibyo akakugaburira none sigamba nutwenda twiza sibyo ndabona negoshesheje nariyogoshesheje kugira ngo abanyarwanda kwa bemere biragoye nose baracyanyumva muri ryajwe ngiye kuzaza nsenga ejo ndi bazambona ndi ku musozi ndimo gusenga kanyarira ejo ndazambona ndi MATSIKO yagiye gusenga ngiye no kuzaza nkorana n'abahanzi indirimbo z'Imana pe uzivuga utumwesha utazi maso ntabiyoze nabyo nzi na Bibiliya sindayimenya neza ariko wumva afite umutima wa kimuntu ushaka no kumfasha pe urumva ufite umutima wa kimuntu abikuye ku mutima nuko nahindutse agufasha iki amfasha kwa nibone Bibiliya nambona iryo kandi uko uri mu kazi nyine ndi mu kazi ko please 12 nogo bya kuri kote ikote ry'iki ikote ryo senga se buretse ugira umwenda wo kwambara kuko avuga ngo kandi wambaye ndambaye vraiment sibyo ndambaye ndabyumva hano hantu ihangane nyine haranuka ko twegere n'umusana tuhave tukugana hano imbere urumva reka nze mbanze n'ibintu bikureho nta kibazo rwose urumva ariko mbe nimba mbabone ugira ngo umutima ngewe hari ikintu ngewe uvuze numva umutima wa kimuntu uri mu kazi hari udafite akazi ngo urashaka ikote ry'igi nyine abanyarwanda kubabwira byo biragoye kuko ntabwo mujya mupfa kumva ni wese urumva bameze nka kayusa
handi urimo gusaba nka kayusi wangurira nawe singa nguha ibiganiro bibiri oya kayusi urarya nsatsa none namuhamagaye ndamubwira ngo kayusi ngwino ngiye guperforminga ahantu aha uze mugure muri ya minsi kiri mu butinganyi yego nyi mu butinganyi kayusi wumvisha ibitutsi yanutse akarakora beshe bishyireho tubyumva bishyireho aho bashya ko wumva kayusi bitutsi atukana ngo kandi pasteur neze ko utamusubira dire horakije ntabwo namusubiza nibyo namushubije biriho ntabwo nabisebye natutse no mamatse konze ko nawe tukana njye ntabwo njya nutukana vraiment ça va sibyo niko ye kayusi pasteur uretse pasteur wa pasteur w'umutinganyi yayisebye yahise ayiseba shaka yishyira se handi nibagiye kwikoraho none yahise ayiseba ariko kuba yahise mbona namushubije ndagukunda mwana je t'aime chérie I love you sibyo kayose chérie aho nari nyiri mu butsinganyi ariko voice yagututse iyo yanutse wedere yahise ayisiba ariko nibagiwe kuyikuraho sibyo nibagiye kuyikuraho cyane ariko bura mu buzima ariko buretse gato ya sorry numva ariko wo yahinduye amajwi sibyo yahinduye amajwi niba yibuze tujyeho twikomereza ibyacu buretse gatoya babarira musore mwihangane hano ho yibera kwe n'ibijerekani na robe yahinduye amajwi muri phone ntabwo phone yawe ivugana amatsiko ntabwo byakumvikana reka nyitangize watekerezaga ko nyine wowe wajugunya hariya mani rero uretse gatoya ko ndabidusengeye uretse nyine watekerezaga ko nyine wowe wajugunya hariya mani rero reka mubwire nimba utekereza gutyo uri ikigo ry'igaswere nyoko baca amabyaso gasundi ka nyoko bize no kuri wowe mani utazanagira ngo ziriya boro zawe ntabwo arizo zingaburira shenyoko sibyo kugira ngo ubyemere ntabwo arizo zingaburira mani ngiye mfite ibintu byinshi nkeneye gukora byinshi bitari biriya yego ubu ni kayusi se mwapfaga ikimo kiko kayusi ni abantu bose muzi nka pasteur w'abatinganyi pasteur w'abatinganyi sibyo nimba kose arazanye pranka ngo avuye mu butinganyi atarabuvuyemo umuntu w'umupasiteri atukana ibyo bitutsi pasteur w'umutinganyi nyine se natukana nyine sibyo nubwo agatukanya ibitutsi bimeze gutyo by'inyandagazi by the way inyandagazi ariko nawe nubwo uvuye mu butinganyi imbere aratukana agatora bivuga nyine ndabyumva naratukanaga ariko hano k'igitutsi nka kiriya kukanuza kamama nkuko nimo kumva ba Jihad barimo gutukana biriya bitutsi Jihad na gasuku kakanuza ka nyina kagira ugongo yaki vraiment ukagira gashino ka nyoko ngo umuce rugongo biriya ni ibintu by'umuntu mukuru uzi ubwenge ribirihe ribu murangira pe mukuru ukuriye ribu mu Rwanda biriya bintu abana ntibabyumva abana se bemerewe gutunga telefone umwana wese asigaye akura ari muri social media twubahane bitonde gake uretse igenda gake aya ngo ubwe ngo uvuge ngo abana nibabyumva kuri telefone nta mwana wemerewe gutunga telefone uri munsi ya 18 sibyo baye bakatuni aho kuvuga ngo bukagurira abana telefone ababyeyi b'iki gihe basiga umwana w'iki twebwe dukiga ari umwana wiganaga telefone nako twicaraga nako twigiraga ku rubaho bakuguraga ukagenana na shifu bansubize niyo zibigana telefone niyo hari ikigo kigana telefone ye baba we usatse umunyeshuri wese wamusanga na telefone hari ikigo gifite amategeko ngo hano twera telefone mu karere ka Muhanga intara y'Amajyepfo sibyo ikigo cyitwa Bwirika ujye ku kigo cyaho nge ngiye kujya kwakora ikiganiro sanga abanyeshuri babo bose bigana amatelefone yarabeshye ntabwo mbeshye nta kigo muri iki gihugu cyemera telefone ngo ni mu karere ka Muhanga intara y'Amajyepfo umudugudu wo kwimana akagari kabiri ngaga ugereyo urebe ujye ku kigo cya Bwirika ko batigana telefone biriya bintu ni ibiki nimba umuntu w'umugabo nka gasuku
twese tuzi ngo ni wa mipango mbese ngo umwami w'abagore ni umwami w'abagore nyine impamvu avuga biriya bitutsi ariko bose kuramubonye kuvuga ngo agashino mwana umuntu w'umugabo ufite ubwenge unatekereza kigo ginga kiratombafu nyagana nyoto tumbafu aragutuka mani sinya nutaka niko reka mubwira gasuku yego wambwawe nimbwa gasuku wa mipango mabere ya nyoko gashibutizi kabuno k'inguru umva ko wigize umwami ngoze gutukana reka nanye mu manuke nyakumanuka bakujyana usoronya ngo tabura magufa yimbwa nyakuyanywesha imihango y'ingurube gahambira bro nogo njya nukana ko gasuka sigatukana tutse biteye ubwoba mwana hako tukagajya hade nawe mutuka atuka jadi ko hade n'umutinganye nawe nawe uracyabishyikiriye ubwo nawe uracyabirimo rero nawe uracyabirimo reka mubyire buretse twubahana hari igihe umuntu abazi ko urumva uko umuntu atazi gutukana akumva ko yifatanye Jad kuko atazi gutukana Jad ngereka none umuvuge mu kibuye nuko nyine nawe uri umutinganye ntago rana bivamo kujya byemera ntago yimutinganye uri umutinganye yigeze ngo njyewe ndi umwami w'abagore ko ndi reka mubye neza wari umwami w'ikigaso njye ndi umwami nuko matsiko w'abakristo uri umwami watinganye w'abakristo vraiment safa abakristo batukana nkawe se twubahane brother uziko ubukristo bwawe ari nk'ubwa kayusi mana gari bwaka kasu rwara kunganje ngo ngurira Knowless ngo ibiganiro bita iramuga inyatsi nuko ukabona mu bukote n'ubuki ngo shatani kanyoko yavuze yakubiswe byamurangiye hari abapasiteri hari n'ingegera kayusi n'ingegera nanuza n'ingegera reka mubyire ingegera dufite hano mu Rwanda kuri social media hazevuge hari kayusi n'ingegera sibyo hari uwo bita gasuku ingegera iruta izindi zose reka matwe gasuku ndamwemera gasuku mwemeramo iki kuko afite ibibere bingana nk'ibya fisi nyamunini mwiranga ngo ni fisi nyamunini nakiniye filimi ikanyambura ikanga kunyishyura kumva umuzi wari urusenda genje ko none uyu munsi so wezanye soja ngo niye mwuri fisi nawe umwisiga fisi nawe ari mu mbwa yigira ngo umwisirama fisi nawe inshuti yawe yakora beshyana fisi kwa turi kumwe mugashyekero dushyirisha hibenzi aho dukoresha ibiganiro tuzi katayijya avanga ameni amaze kujya ingurube ingegera akajyana nukurubana rubwata fisi amubeshyera reba darukuno barugenda reka nkubwire fisi aho uva ukagera ngambwira izo ngegera uvuga banzu zirangiye yari ingegera dufite hari kayusi hari fisi nyamuni sibyo hari nuza gasuku wa mipango umwami w'abagore ziba sibyo matsina umva mubwire uwo ntatahe ukajya ngo sindi guhamiriza vraiment twubahana nagutuka nushaka unuka nagutukuza amaraso cyangwa utukuza akabuno kawe wanusha gutuka umwana rwajundi ni ngapfusha umwana rwajundi ye baba we ubu mututse ngo katumburunera urimo gakubitwa amaboko y'ingurube mu bitugu umugenda yego nukunutse tumanuke reka dukomeze tumanuke hoya tugihore buriya reka mubyize tugihorere tukana agasuku n'ubizi njye ntabwo mbishaka watukase yakase uramuhore oya buretse oya nasakari mu ngegera nose ninya kubivuga ajye cyararondaga oya dore impamvu siyakari mu ngegera ndabivuza wico byagaciye n'ubundi navukiye muri toilette reka mvugeze kuri nayo mu manukire siyaka manager ceke tudakina n'abana ukina n'abanyina akina n'abanyina azakibuka kinye na nyina ndakaswenge nareka nza ututse fisi ututse kasuku ututse siyaka yego wenda kayusi ruzagayura uramushyirahe ruzagayura njye nakuze mubona kuri social media ruzagayura ikintu kimutunze ni indaya sininya kubivuga ruzagayura akaba afite imodoka ruzagayura aba afite inzu ariko ikintu kiza njye ruzagayura ndabikubwiye aho uri hose uzapfura indaya uzicwa na sida uzicwa n'imitezi ruzagayura ntabwo abantu bamuzi nuwaheya ngo muki ruzagayura nuwaheya ruzagayura rutamuzi bose bakimenya ubundi nuwaheya agira YouTube se araza kakukubita ubucane ngo nkiri iki kiganiro kuri YouTube naca nagira n'inzererezi yibereye aho ngaho najye mu mutara bazamukubita nko bakwiteyo baba nikorera amasuku ko sinagenza ndabona nubwo avuga ngo warakijwe nibwo wagiye mu murongo w'ibi none byararangiye reka nkubwire urumva buriya reka nanyimanukira siyaka manager siyaka manager njya mbona ibiganiro bye ngo asigaye akatira abantu umwana yegize umucamanza asigaye afite urukiko mu rugo ahantu muri studio Nyamirambo nange narwicayemo reka nanicaye kandi murasire neza nicaye nashaka azamvuge uhaze ifiriti uri karya rugo wambaye kamambiri ufite n'umuyeyo urimo kuvoma karya rugo dutunzwe no kurya ibiryo by'ubuntu karya rugo nubwo mutuka tuzakajya rugo natwe turi abantu brother reka manukiriza ntako nakwiye guhaga ngo hagire ku bantu uyu munsi rero naje nje
uyu munsi ndabamanukira Siaka manager ceketu abantu bose muzareba iki kiganiro muzagisharinge bigere kuri Siaka manager udakina n'abana ukina ngo yaje gusana mbese ngo nimba ni inkona mitwe yaje gusana inkuta zasenyutse yavuze ko yaje kuzisenyura sakareka kubeshya Abanyarwanda ngo bamuze muri rutumo ngo yirukanga mu ajya aziruka agakonyoka akaze kwiruka ariruka se yandusha kwiruka ako kizayiko ese mwapfuye ikiwe Siaka ngo katira abantu yego mwana ako gute ujya guka ejo munange kizatimo kunkatira ngo kirasubika yigize umucamanza yigira umushinza cyaha yagiye mu rukiko yamara kugira mu rukiko ngende reka ndi jihad nkabandi gasuku nkabandi bandi bose yajya avuga ndi pastor ngiye twajya muri ngiye nkamurega nta mumano cyane rukiko rwo narugiyemo rukiko cyubahiro nakubonye muri rukiko rwawe na Siaka mwashinze rukiko ruremewe mu Rwanda biraruza leta iraruza ese rukiko rwanyurwe kwangwe ruremewe urukiko rwacu Urukiko gusubikira abantu imyaka 3 imyaka 2 mbese umunsi Siaka bamukubise wakajwiga wera batuzamukatira ingana ni burundu ndaga naguze ko n'umukuru w'urukiko none harakanajya ngo ndagukatiye ngo njye oya ngo ndagukatiye Mati nani ndaza kugubwa tukatire oya imyaka 5 isubitse Siaka manager waje hano koko ngakwihera ibiryo kerera ukareka gukatira abantu ugakatirwa n'iminsi nyagukatwa amaguru ugiye gusambana ugasanga umugore wawe warwaye hamuka agasambane ni pose cyasambane ni ibera mu nkuru yaza kuguruka inkuru yazavunika to se bura buguru bwe njye mubona kama ndagukatira muri iyi minsi ngo ndagukatira ndagukatira nyine ngo mukango namusoki ndagusubitwa n'iminsi abandi karwana n'urwariwe ariko mbase mase uje mwana mukatiye ngo sigaho soko yareka nikora amasuko batanye ama tuzuga mu tabi oya manini ibintu ari ibintu reka koragize na wadafite urukiko ziko nawe utazashinga urukiko nanjye ngiye gushinga urukiko abandi bashize tubeshano urumva bashinga n'ububari abandi bashinga inkiko urumva akoma siri yaganda niko matsi urukiko rwa Kigali yuzu 250 ruhagaye nawe Siaka urukiko rwisumbuye rukuru rukatira imanza zisubitse uraruzi umbeshije arimo gukatira nanuza nakazungu de urakoze cyane azigiye Matsiko rega Matsiko nanjye agiye kazungu de twamukatiye igihano cya burundu gisubitse y'umwihariko ako se kamubaza bira bintu tirabizi Siyakoze kasaze yakarasaze pe wana nituvuga Siaka me ceketu arasaze ashinze urukira se rwanditseho ngo bwase mwazatweretse icyapa tukakuntu yanditseho se barahaburana umva tuzashyira Kigali yuzi urumva abiri ni rwabakatize ndagukatiye ndagusubikiye abaye tumaze bose bako ibyaha bazacamura urukiko ako gasuka arakica gasuka araje manukire se ku gasuka tukana araje gutukira umugabo zabura bwanwa afite bimanutse gutya hano njya mabona inyende kwayeriza iri hakurya iriya ako Banyarwanda kazi mushinzwe parike hano hari inyende iri Nyamirambo kwa Elize inyende ifite agahinda iteye agahinda n'ababaje inyende yaragira rwara osema ntungo koko nimba ari ubusa akinyende zirasambana Siaka ceketu tudakina n'abantu kina n'abanyina yatubwiye ko inyende bari abantu ngo babahaye imineke bararendwa ngo barayihesha ngo batababakuri Siaka tubeshya ko barara natwe Gatubashya ngo nyenda zari abantu bakuru batubwire muri iki kiganiro yego mujye muri commentaire mutubye nk'abantu mukuze inyende yari umuntu akuse ko ifite ibiganza nk'iby'abantu ifite twara man hari umukaza nabonye usa nk'iranyende akose tugaruke kureriza w'inyamirambo yego bafite reka tunamwamamaza nubwo ari inyatsi Nyamirambo nta nuko duherutseyo reka tumwamamaze nubwo atajya gura akantu ni inyatsi pe afite amarogi meza abafite ibitanda bitavuga bitanarira urumva birizwe n'iki
Ufite inzoga nziza ushaka kuruhuka wagana Inyamirambo. Ngohereza haratuje rwose. Haratuje nano wahora hatuje, hari umusaza ugira ubuntu ufite umutima mwiza wa. Byahatari rwose. Bakira abantu neza. Kandi bakira neza, hari akajiride ko kuruhukira. Ikico cyose waba urimo rwose bakwakira. Hari parikingi nziza urumva ukajya umwana rwose. Oya nabyo ibyo wantu byihorera. None se amaroge haberamo ibi. Hari amacumbi ushobora kujya kurugendo urushye utahe nk'Urusizi cyangwa Nyagatare ugeze Kigali batikanda Nyarukira Nyamirambo kwarize nugera hano kuri stade hari umuhanda wa Sansenik urimo umanuka yo gataya ku gipangu gifite. Ikindi cyo nabonye ariko ntago bemera kuzana abana badafite nagammuntu. Oya umwana w'imyaka utemere udafite imyaka 18 no gwemerewe kujya ku macumbi yo kwarize. Niba utayifite usubirireyo. Yego dafite ntabwo ubyemerewe. Reka dukomeze neza. Turamutwikiye nubwo ari inyatsi ni inyatsi. Abantu bose babanyetse wowe. Nta muntu ukikubera muzima. Nawe pe. Kigaga urarwaye rero. Umudamu wigize kunkunda nyigera kwahirize sinzabyibagirwa. Umudamu soko mubera pe. Umudamu ngo yankunze. Ame niturusa sha. Yahe. Unamumanukira ngo namumanukiye. Kandi burawasanga abiha abantu batamufite umumaro. Wose umufite umumaro maze. Umumaro naye mufite no yararyamanye n'icyamamare mu nkuba. Cyamamare. Mu nkuba. Ubwo mu nkoko uri mu nkoko. Mu nkoko. Nawufata muganga. Cyakira. Yes, ako nagaciye. Wowe ucyonze icyo. Ndagushyira mu cyo nkukubite mu nkoko. Ndetse tumanuke. Ntago uri mu mwanya. Tugiye kumanukira umuntu wamenyekanye nk'umutinganyi bita Sadunda. Takwasa wewe ndaje Satani yagufasha niye Sadunda ndaje nkumanukire pe. Sadunda ndimo kubona Sadunda ngo yaravunitse akaguru ariko washatse kurwanya ubuyobozi. Sadunda ngo yashatse kurwanya ubuyobozi ngagiye kwikorera za nkuru ze bisanzwe bakubise umuturage ashaka kurwana ngafite ibiga bamukize mu nkoko none ari mu mbago. Sadunda uri mu biki ko muri iki gihe umuntu urwanya na leta urwanya leta ariko umva ikindi tugaje inyuma gato ntago bugize bamukubita ngo yasimbutse ajya he yaragiye ine yikanze inzego zirarotanwa yikanze inzego aguye ngo niba ari muri rigori aravunika ko nabonye ikiganiro kwango aho abayobozi bari nabo ubwabo si batuje ejo ntago batora igihugu arimo niki ntago batuje ejo muzabibona no kunosa ntago ubuyobozi butuje. Andi makuru dufite mu karere ka Muhanga inama y'Amajyepfo nuko wa mumama umuhungu isambu yayimunyaze burundu pe ayimo kubirangiye umuhungu ayitsindi reka da pe abayobozi mu karere ka Muhanga inara y'Amajyepfo sinzi pe ibyabo nabyo ashingiye ku kimatsiko ashingiye ku kira amafaranga arakora ruswa none ruswa yarwaye nimba umucecuru afite icyangombwa cy'ubutaka cyerekana ko ubutaka ari ubwe akajya ku murenge akajya kwa mudugudu akajya kwa mutwasiba akajya kwa mutekano akajya ku karere ariko gitifu w'akagari na mudugudu na mutekano na mutwarasibo bakamubuza kugira ute kuhinga muri asambu none isambu barayimunyaze birangiye yitwaye se wankuko arayitwaye nyine magaze Silivini umuhungu we yibyara imfura ye amunyaze isambu igisambo kiruta ibindi byose ariko ibyo si byo twanajemo ako tumenya amakuru y'ibintu bitandukanye byinshi bitandukanye cyane kuko nanjye byanzwe ntago byo nkuze none se cyangwa se uri mu nkoko nawe ndaje nkumanukire cyubahiro yewe ndi mu mwanya dore impamvu utari uri mu nkoko cyubahiro ufite umugore wararongoye ufite n'umwana ibyo twarabimenye ikindi cya kabiri uragiye ukoze ubukwe umugore wawe warongoye umutesha agaciro umugore bamukubitisha inkuba kuki batamukubitisha muni ngiye yumva ndi uriya mugore wawe warusanye wa bwa kabiri naye kumukubitisha ikese naye kumukubitisha semana ni nk'igikira ni nka kwasteri ya mu gitondo yafatiyeho hayi kamwana uri kamutinduba turasaze umugore nk'uriye urimo gucinya umugore wawe gutacinya umugore wawe ngo amukone ngafite iminwa myiza ngafite ngibisatsi byiza bira nibiki arira basa neza asa neza sanyara fanta cyangwa anyara arirabura hari umugore umba naganya nk'abandi se naganya nk'abandi hari umugore wirabura hari n'umugore wari igikara bitandukanye nagakara kabuno mu nzembe cyangwa mu igikara kwirabura bitandukanye none se nagabyara nk'abandi nagava amaraso nk'abandi aranurira nawe impamvu bamununirishije inkuba nabonye ceketa akubwira ngo iruje waramukonye koko twarabibona nakonyoye wari kumukonya ariko nzamugarura
nabonye ejo undi yarakoze ikiganiro muri commentaire barimo kumutuka bari bamwishije ko barimo bari abantu bamututse n'imigoyi ahubwo bari gutuka wowe ngiye barambeshyira rega uriya yaje ashaka kwica ubukuru uramugore wawe mwana muze muvugisha ukuri ntago ari uwanjye kuki wemera ko atari wawe nimba atari wawe mutuke Ngege sinukana mutuke ngirango nyanukana vuga ngo nagakuruza kabuno mu bikwazo witwa nuko yanshuke ngo hena ndebe ngo ushoboza kumeze nk'abagore ngo yabwiye undi ngo hena ndebe ati bumba nabonye nawe rero nabonye rero urimo kujuga ngo nuko umuntu mukayirimo kuva ngo umuntu agiye tsiri ngo azafata abantu batukana ngo bafunge jihad ngo gasuku ngo ndengo runaka gasuku wa mipango arimo gutukana ibitutsi gasuku ndaje ngugarukeho umenye ko wahuye na satani sekibi nanjye ndaje nawe urumuri ngo nabuzukuru ba satani ngira gasuku arimo gutukana ibitutsi biteye isesemi biteye umujinya kamatsi nta muntu ukurusha gutukana uretse bayida ugeze akazi ko mu rugo gatingana n'amabere yanyu wowe cagakino kanyu usubiza wowe nturambona tugarukiraho bayida abo nibo bagenzi bawe umva se uzegere kasuku na jihadi mu bishuti mujye mutukana mutuka abantu babakubite umuntu w'umugabo tukana umuntu ugatuka umugabo mugenzi wawe wowe umugore se wowe umaze gutukana abandi ariko wowe umaze gutuka abantu bangana iki man by the way kankura amasuku kora ibyawe koreka nkura amasuku hano se no ujya kwatera indabyo hano ndashaka kwatera indabyo hano ngiye kwatera indabyo sibyo nikada ariko man ibintu birimo kuba ndabona afite akantu k'abasirimu man reka ngugize ukuri urumva hano twebwe turifashisha gifata giyoza umufuka ashaka we guteta aya ibyari bya wageze i Kigali utajya kwiyebera mu bakire byari bya kera ariko reka mbwire gasuku aho uvukagera waje nkaguha akazu kazaza gasuku wa mipangu kana ari umukire inyatsi ariko iranyatsi ifite iki ni umukire gasuku yenda binze kweli koko gasuku ni umukire mana umva koko wa mipangu wa sheri wanjye mayirava wowe do yaje uyu se ni nyakobusha ni mabuja baramu na mabuja nyine ndimo no gukora hari inyuma aba yiturije aba yicaye neza ariko utajya ngo ni mabuja bwite mabuja w'umukozi uwo hasanze mbese ntabwo bakibita abakozi bo mu rugo bakarya rugo oya no batazana gufunga yitwa mabuja nose singiza afite imfunguzo nawe hanyuma se mabuja mukuru yitwa nde mabuja mukuru niwe uduhemba mu kanya tugiye kwiyicarira twiturize sibyo nta kibazo sibyo kuko we naramusanze yarananyakiriye pe kandi bose bayicaye kandi wowe uri mu kazi none se w'akazi ke icyo ashinzwe ni iki ikintu ashinzwe urumva ikintu ashinzwe ni ugukora mu nzu agakora mu biki agakora amasuku agakora mu byumba naho njye nshinzwe gukora hano mu rugo nkakora amasuku nkoza amajerekani nkakora buri kimwe cyose sibyo ariko dore umaze no gucya waje urigekara none dore umaze gucya ariko reka mubwire ifiriti twirirwa turya pe ariko njye hari ikintu njya nibaza iriya firiti turya pe turya amavuta tuvugisha ukuri waje reka tukaniyeranje kose matsibiraje mu iki koko sibyo reka tuzikwira uyu muntu ariturije ntumusagarire oya amaze kuba mwiza uko namusanze asa igikara njya mwigishije kwitera amazi mwigisha koga aracya neza ugashaka kumugisha n'ibindi reka tuniyeranje tujye mu cyumba tuganire n'abantu tuganire ikintu bakuntu cyagiye mabujije ubundi bintu baba barimo gukora na bose urabyibuka urabyibuka fatira gano kajye wegera ibintu kode mabuja ikode rifite hari nujya yose ni kode niko kandi barakwirukana mu matsi ntashaka nyirukana ubu rero wanatemo nakaze ka utandega urabizi ko cyajya ariko sinandega nuko si wowe wambye ngo ninyifate nandege etse nyimwumvisha na mwiza urabyibuka cyagesha none cyagiye nayo numvaga shameze nabi nayo nashije kada numve ya record urayibuka cyagiye akumva ko ma boss abikora neza ujye ubyumva ya bintu boss arawukubita etse umva boss na mabuji baba cyano
Iko matsi. Ko bijya kujya kuri YouTube biragenda bita nawe ntabibona boss wawe. No se yo boss wanjye no se reka nawe azamya ko natwe tuba tubishaka. Natwe turaba. Nere ko cyumukize hanze ko mutaranga. None se ariko reka ugiye wanga hoko. Sheri mbasi ubikiri banga sibyo mubyeyi. Nukuri donobo nyine umutinganye narakijijwe urabizi matsi yakwihorera nako nyine yituje ntago ameze nka naga umusazi umwihorera. Uyu mubangamira. Sibyo be. Asubwo wamba wari ugatuza ugatunganirwa umutima wawe ukazasubira mu rutereko. Nyumva nkubye basire bano nkubye kakano twe. Mva nyine nkubye. Mva nkubye. Matsi mureke kukomeza akazi kawe mureke. Nkubye ariko nyumva nkubye. Hako nukijege cyane nka mugabo wajya gumbira. Ngenga basire kanje gukora akazi sibyo. Mva se nkongora. Mva nkongora akantu kagira ibanga. Kandi umva rutaniza sinshaka kubijyamo hari. Mva nkongora. Maze reka nigendere ngureke. Ndabize mamwa yo mu mutinya za kamera. Ya ntabwo njya nkitinya rero. Ngomba senja ni nyakamera. Matse kangusezere igende. Umva se. Sawa kangusezere nigende. Na nyine reka nikomereza akazi. Urizo komerera hano inyuma. Kada. Ye kwano kugira n'imyenda. Hano hari amazi natwe. Ye kureba ko n'imyenda nyine amakuvure yagize. Ngiye guhindura ni hano ho ariko nyana hasigaye rako makuvurire meza sha none manana fuze reka da ngiye ndafura mwana maze nawe kira gikoze nshaka kuzaza nyiki uraka kuzaza nyiki nzaza nyitera injuga nyimfishe zira code za boss anya ndujyane mu cyumba ndwegeserere ndetse sindu urwegeserere amfasha anya ndo umuntu areka ose ntabwo nakijijwe mwana reka da narakijijwe naye ndi umuntu mwana none ufite n'agasume keza aka naka boss okanyagwa reka da boss yakwica ako mfite boss ugira amana abantu naheza boss agira amana hari n'amakamera none uzi mpamvu ashyamo kamera se yabagira ngo tutazagira ibyo tubibana ugomba bwomboza ubwo bose bayishyira mu cyumba cyawe dore agasume ka mabuja dore ni gato baragenda ibitatsi bigaragara sasa bibona deni njye bayiwe mfura imikoki yabo imikoki none maze reka ngusezerere ngende sha nari bimwana ndaga ko kugusura ndeko bimeze sha nari urakoze